Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri ino channel, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora ntibikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri ino channel. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyereye ino channel tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politique, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru tuyakugezaho mu ba mbere. Ni kuri iyo mpamvu rero kuri uno munsi twanyarukiye muri showbiz cyane cyane hano mu Rwanda, ndetse bikaza kurenga imipaka bitewe n'uko icyabaye ni mu rwego rwa East Africa. So kuri uno munsi rero nta wundi turi bwibandeho cyane, ni The Ben umaze kwandika amateka. Yaririmbye nyinshi ndetse yewe abantu benshi bakunze kumwita yuko ari umwami w'umuziki hano mu Rwanda, bitewe n'uko uwo bahanganye ni Bruce Melody. Bose uba usanga umwe ari hejuru undi ari hasi, undi ari hejuru undi ari hasi, bitewe na fan base baba bagiye bafite. So kuri uno munsi rero wakwibaza ngo uyu The Ben yakoze iki cyatumye East Africa yose ihaguruka? Uyu Mbosso ni umuhanzi wo muri Tanzania, ni umuhanzi munini twakuze twemera twese. Yagize gutya afata indirimbo yiwe yakoze mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yakomeza gukundwa cyane, afata abasitari bo muri East Africa, haba muri Kenya, muri Tanzania no mu Rwanda, aravuga ati reka iyi ndirimbo bita Power tuyisubiranemo. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo ngiye kugarukaho cyane cyane, ahubwo ikintu ngiye kwibandaho ni ku muhanzi wanyu The Ben. The Ben rero mu ndirimbo iyi bita Power ya Mbosso yakoze ibisa nkaho ari ibitangaza, niwe uri kuvugwa cyane bitewe n'imiririmbire yiwe, bitewe n'ijwi ryiwe rya danje. Twebwe abanyarwanda turarizi cyane, ariko cyane cyane muri East Africa bo bari babishidikanyagaho, ariko kuri uno munsi The Ben yanditse amateka, yagize gutya amanika ibendera muri East Africa. Uyu Mbosso yagize gutya abararebye aravuga ati nkeneye umuhanzi wo gukorana nawe mu gihugu cy'u Rwanda. Arebye neza abona nta wundi bashobora kuba bakorana, ni hagati ya Bruce Melody na The Ben. Avugishije The Ben bihita bigenda neza cyane, nibwo yagiraga inama yo kuvuga ati reka nze duhite dupanga imishinga mu buryo bwihuse cyane. Iyi ndirimbo rero ya Mbosso yarakunzwe bya hatari ku buryo umuntu uwo ari we wese ndakeka yarayibyinnye, ariko kuri uno munsi ho bigiye kuba akarusho, hiyongereyeho izina ryitwa Tiger B cyangwa se The Ben. The Ben yagize gutya abagiye muri studio, indirimbo arayinonosora neza bye, ku buryo ari umutanzaniya ari kwibaza ati se uyu muhanzi ni uwo mu Rwanda cyangwa yaturutse muri Nigeria? The Ben ibyo yakoze twebwe ku banyarwanda nta gitangaza pe, kuko n'ubundi asanzwe aduha ibintu biri byiza, nta munsi adasohora indirimbo y'umuzigo wa danje ngo ibe mega hit. Gusa ikiriho ni uko uyu The Ben ubu yamaze kwinjira mu karere k'ibiyaga bigari, agiye kwiyoborera nk'uko n'ubundi yari asanzwe ayoboye mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ndakeka mu Rwanda no mu Burundi uwavuga uyu The Ben ko adashoboye sinzi